Yesu ashimwe, inshuti z'umusaraba bavandimwe, abakunzi ba Sam TV Rwanda, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane namwe. Ni Samuel abayisenga nk'ibisanzwe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye, n'ubundi ntabwo tujya kure y'ijambo duheruka kuganiraho. Mbere y'uko turiganiraho, tugiye kubanza tubahe ikaze aho muherereye mu migabane itandukanye, mu mpande zitandukanye, mu bihugu bitandukanye. Mwese mbashuhuje ngira ni amahoro n'imigisha. Inshuti bavandimwe bakunzi ba Sam TV Rwanda, reka tuganire ijambo mu mwanya muto, mwihangane. Ubutumwa nari nateguye bibaye ngombwa ko busibama, bwari buhagaze isaha n'iminota. Rero reka dusangire ijambo ry'Imana muri make. Imana izagira idushoboza kandi izagira ibikoresho bitandukanye. Bibaye ngombwa rero ko nsa nk'umuntu ucitse intege ku mpamvu zibimbayeho. Gukora ubutumwa igihe bakaba bwemeza ukabutunganya bugapfa, n'ejo bundi bwarapfuye, buriya nabukoze bwa kabiri. Sinzi ikintu kiri kumbaho rero, sinzi impamvu y'ibi byose, ariko nzi ko Imana irabizi kandi yiteguye kubana natwe. Reka tuganire ku magambo makeya, simvuga cyane, ndavuga bikeya. Mwumva ko nacitse intege, kuko ukora ibintu bipfa, Satani aba aguhagurukiye, ariko yaratsinzwe, ntacyo azageraho. Ibyo yakora byose ni umugwanyi, ariko si umuneshi. Reka twisomere ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Hoseya 6 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haragira hati: nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Amen. Ijambo riravuze ngo nimuze tugarukire Uwiteka Imana, kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzatwomora. Niwe wadukubise kandi niwe uzadukiza. Azaduhembura tumaze kabiri, ku nshuro ya gatatu aduhagurutse. Ijambo rya mbere dusomye rivuze ngo nimuze tugarukire Uwiteka. Ese wowe nshuti yanjye, muvandimwe, ubona nta hantu ukwiye kugarukira Uwiteka? Abisiraheli bakozwe ibyangwa n'Uwiteka Imana. Imana ibatumaho umuhanuzi Hoseya mu gice cya mbere. Imaze kubatumaho umuhanuzi Hoseya, Imana iza ibaburira kugira ngo bareke ibyaha. Barangije ntibakemera kureka ibyaha, bakomeza gukora ibyaha, kugeza igihe Imana yabwiye Hoseya gucyura maraya. Amaze kumucyura, imubwira abyarana n'aba bana babiri. Umwana umwe agira izina amwita, ko Imana izahorera inzu ya Isirayeli amaraso ya Isirayeli. Noneho hano irahageze, ivuze ko undi mwana amwita Loruhama. Bivuze ngo Imana ntizigera yongera kugirira imbabazi inzu ya Isirayeli. Ariko bigeze mu gice cya 6, Hoseya yigira inama, arangije afata icyemezo cyo gushaka Abisirayeli. Arababwira ngo nimuze tugarukire Uwiteka Imana, ngo kuko ariwe wadukomerekeje ni nawe uzatwomora, ngo niwe wadukubise kandi niwe uzadukiza. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Imana yagukomerekeje ni nayo izakomora, iyagukubise ni nayo izagukiza, kandi ikindi izaguhembura umaze kabiri. Ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo guhembura umuntu amaze rimwe. Inshuro ya mbere Imana izaguhembura umaze kabiri.
ku nshuro ya gatatu izaguhagurutsa. Ariko ugomba kumenya ngo nuko uzaba wemeye kugarukira Uwiteka Imana, ukagaruka mu mwanya Imana igushakamo, ukagaruka mu bihe Imana igushakaho, ukagaruka mu cyerekezo Imana igushakamo cyangwa igukeneyemo, kuko nicyo gikwiye ubuzima bwawe kugira ngo ugendane n'Imana neza. Muze tugarukire Uwiteka Imana. Ese mujya mwibuka kugarukira Uwiteka Imana? Ese iyo wigenzuye ukisuzuma ubona bidakwiye kugarukira Uwiteka Imana? Iyo urebye inzira unyuramo, ukareba ingendo ugenda, ukareba imibereho ubayeho, ukareba uburyo wifata n'uburyo witwara, ubona udakwiye kugarukira Uwiteka Imana. Ati muze tugarukire Uwiteka Imana, ngo kuko ari we wadukomerekeje kandi ni nawe uzatwomora. Basobanukiwe neza, bamenya neza ko kubwo kutumvira Imana kwabo no gucumura ku Mana kwabo ari byo byateye Imana kubima amaso, ntiyumve gutaka no kwinginga kwabo, ntibumve gusaba no guhamagara kwabo, kubera ko bagomeye Uwiteka Imana. Ntibagenda uko Imana ishaka ko bagenda, ntibavuga uko Imana ishaka ko bavuga, ntibakora uko Imana ishaka ko bakora. Bibatera gutuma Imana ibima amaso. Imana ntiyiba icyitaye ku masengesho yabo, Imana ntiyaba icyitaye ku bikorwa byabo, kubera ko banze kumvira Uwiteka Imana bakimura Imana. Ibyo byateye Imana kubima amaso. Noneho ngo barangije, ngo bari bazize iki? Bibiliya itubwira ko icyatumye Imana ibima amaso byatewe n'ubumaraya bwabo, ngo bari barimuye Imana mu mitima yabo, bari barimuye Imana mu miryango yabo, bari barimuye Imana mu ngo zabo, bari barimuye Imana mu gihugu cyabo. Barangije bimika ibigirwamana. Bamaze kwimika ibigirwamana, Imana ibifata nk'ubusambanyi bakoze, kuko bimuye, babangikanyije Imana n'ibigirwamana. Kandi Imana yacu ni Imana itabangikanwa, ni Imana yihariye, ni Imana itagereranwa. Ntabwo ikwiye kubangikanywa, nta nubwo ikwiye kugereranywa n'izindi mana, kuko n'Imana yitwa Imana isumba byose, yitwa Imana ifuha, yitwa Imana ishoboye byose. Ntabwo rero ikwiye kugereranywa n'ibigirwamana. Ikosa bakoze, ubusambanyi bakoze ubusambanyi bwo kwimura Imana, bimika ibigirwamana. Mbibutse ko Abisirayeli bimuye Imana, bakora ibyangwa n'Uwiteka Imana, bimika ibigirwamana. Iyo dukomeje tukagenda uburyo cy'ubwami bwacitsemo, tuza gusanga inkomoko yo kwimika ibigirwamana k'ubwoko bwa Isirayeli cyangwa bw'iki gihugu cyitwaga Isirayeli mwa kiriya gihe, ni ukuvuga ngo byaturutse ahanini ubwo Salomo yagiraga kugenda uko Imana idashaka, byatumye ingoma yivuyeho, hagiye guhabwa abandi. Imana ifata icyemezo cyo kugabanyamo ubwami bwa Isirayeli, ikabugabanyamo kabiri. Cyari igihugu cya Isirayeli, ariko kubwo kutumvira Imana no kugomera Imana, Imana irangije mu gihe cy'umuhanuzi Ahiya yari akirimo neza. Ahiya yari atarabivanga, yari agihanura uko Imana imutegetse. Ahura na Yerobowamu. Bamaze guhura, Yerobowamu yari umugaragu wa Salomo. Noneho bamaze guhura, Ahiya ahanurira Yerobowamu, amuhanurira ko hari icyo Imana ikoze. Afata umwitero yari yiteye, awucamo ibinyita 12. Arangije afata igice kimwe, agihinduramo ibice bibiri, ikindi agigira ibice 10. Arangije abwira Yerobowamu, aramubwira ngo yewe Yerobowamu we, uko Uwiteka avugana nawe, Imana ivuganye nawe wowe Yerobowamu, Imana ivuganye nawe ko ugiye kuzaba umwami.
ntabwo uzaba umwami w'igihugu nka Isirayeli gifatanyije, ahubwo Imana igiye gucamo kabiri igihugu cya Isirayeli. Uko ubona ibi binyita 10 mbiciye, akira ibi ni ibinyita byawe. Iyi ni imiryango 10 Imana iguhaye ugiye kuzayobora. Iyi miryango 10 uzayobora izitwa Isirayeli. Iyi miryango 2 ubona isigaye harimo n'umuryango wa Yuda izitwa Abayuda. Hacikamo ubwami bwa Isirayeli n'ubwami bwa Yuda. Ubwami bwa Isirayeli nibwo bwaje kuyoborwa na Yerobowamu. Yerobowamu amaze kuyobora ubu bwami, noneho ubwami bw'Ubuyuda buyoborwa n'uwo bita Yerobowamu. Hari Yerobowamu na Yerobowamu. Yerobowamu yayoboye Yuda, Yerobowamu ayobora ubwami bwa Isirayeli. Uyu Yerobowamu naho yagiraga yahuriraga n'ibwami. Yerobowamu yari umuntu udafite ahantu ahuriye n'ubwami, ariko kuko hari icyo Imana imushakaho, kuko hari icyo Imana imugambiriyeho, kuko hari icyo Imana yifuza kumukorera, imuhereza ubwami 10, imuhereza imiryango 10. Iyimuhereye iki? Iyimuhereye ko Salomo yagomeye Imana. Iyimuhereye ko ibona ko abagomeye Imana, Imana ihisemo gucamo kabiri ubwami. Yerobowamu amaze kwakira imiryango 10 ya Isirayeli, Yerobowamu amanukana n'iyo miryango kubera ko habayeho guhigana n'intambara, bituma Yerobowamu n'abe bamanuka basigira Yerobowamu ubwami bwe. Baragenda basigira baragenda. Bamaze kugenda, Yerobowamu asigana imiryango 10. Iyi miryango 10 yitwa Isirayeli. Imaze kwitwa Isirayeli, Yerobowamu yakoze icyaha cyangwa se akora ikosa rikomeye, abuza ubwoko bw'Imana kujya gusenga Imana ya Isirayeli i Yerusalemu. Yerusalemu yari yarasigaye i Buyuda. Noneho yari yarasigaye i Buyuda. Yerobowamu rero afata icyemezo cyo kubuza ubwoko bw'Imana bwo mu miryango 10 ya Isirayeli kujya gusengera Imana i Yerusalemu. Arangije ahitamo kubabuza kugira ngo babashe kujya baramya ikigirwamana. Noneho arangije yubaka ikigirwamana, yimura Imana, bubaka ibigirwamana. Abisirayeli kuba gukunda Imana kwabo, hari harimo bamwe bo mu miryango ya bene Kora. Barangije bo ubwabo bafata icyemezo, baravuga ngo twebwe ntabwo tuzigera tureka gukorera Imana yacu ba sogokuruza bakoreye. Barangije bafata icyemezo cyo kuzamuka i Yerusalemu bakajya gusenga Imana. Hagati ya Yudaya na Yerusalemu hari harimo igikombe cyitwa Baka. Hari harimo igikombe cyitwa Baka. Bivuze ngo hagati y'isezerano n'igisubizo harimo ikibazo. Barangije, cyari ikizira ko Umwisirayeli wabonye intumbi yajya gusenga Imana. Bafashe imirambo bakayishira, cyangwa se imibyimba bakayishira mu gikombe Baka, kugira ngo ubwoko bw'Imana nibuhagera bugiye gusenga i Yerusalemu bukabona imibyimba cyangwa iyi mirambo, bube butakibashije kujya ahera h'Imana kuko bamaze guhumana. Barangije bigira inama, bashaka n'uburyo bahitamo bazajya babasha kuvugana n'Imana. Babona nta bundi buryo, nta n'indi nzira izatuma bagera i Yerusalemu. Ngo barangije
bashinga umutwe w'indirimbo w'abaririmbyi. Barangije ngo bahimbaza Imana, baririmba Imana. Aho tubibona mu migani muri Zaburi ya 82 hafi aho, niba atari 81, hamwe yavuga ko abo ngabo ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni, ba bandi bagera mu gikombe cyitwa Baka bakagihindura ahantu h'amasoko. Bahimbaza Imana. Bamaze guhimbaza Imana, ngo nuko hagwa imvura y'umuhindo. Iyo mvura y'imihindo babita ngo ni ugucyamika imigisha. Imaze kugwa, iyo mvura y'umuhindo imaze kugwa, icyo yakoze, yamanutse muri cya gikombe cyitwa Baka, igukumba ya mirambo yose, irayikubura iyivanaho. Imaze kuyihavana, ubwoko bw'Imana bubasha kuboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Babasha kujya Yerusalemu. Barangije kuko bari banyuze mu gikombe cyitwa Baka, hahindutse amasoko, babasha kujya guhimbaza Imana i Yerusalemu. Mbibutse ko igihe cyaje kugera, Imana igeraho ituma umuhanuzi, araza avuma igicaniro. Amaze kukivuma, umwami amutunga urutoki ruranyunyuka. Ntago ariho nje kwigisha, tuzahafatira igihe. Turi gushaka kureba inkomoko yo kwimika ibigirwamana. Abisirayeli rero barangije bimura Imana, bimika ibigirwamana. Bamaze kwimika ibigirwamana, bibabaza Imana. Imana ibatumaho umuhanuzi Hoseya. Hoseya arababwira nibumva. Hoseya ababwira iby'ibicumuro byabo nibumva. Ababwira iby'ubusambanyi bwabo nibumva. Imana irangije ifata icyemezo, ibwira Hoseya ati, genda ucyure Gomeri, maraya, ufite abana b'ibinyendaro. Aragenda aramucyura. Amaze kumucyura, babyarana umwana wa mbere. Imana yavuga ko izahorera amaraso ya Yezereli. Abyarana umwana wa kabiri, amwita Ruhoma, bivuga ko Imana itazongera kubabarira ubwoko bw'Imana. Bageze rero mu gihe cya gatandatu hariya, nibwo yababwiye ati, nimuze tugarukire Uwiteka Imana, kuko ariwe wadukubise kandi ni nawe uzadukiza, kuko ariwe wadukomerekeje kandi niwe uzatwomora. Gukomereka kwabo, bakomerekejwe nuko bacumuye ku Uwiteka Imana bakibika ibigirwamana. Bakomerekejwe nuko bagize ubusambanyi bwabo, nibumvira umwuka w'Imana wababuriraga abagarura mu murongo ukwiye. Bitera Imana kubima amaso, bitera Imana kubateza ibyago. Igihe kigeze rero, ngo nuko afata icyemezo cyo kugarukira Uwiteka Imana. Nugarukira Uwiteka Imana, Imana izagaruka ku buzima bwawe. Nuhindukirira Uwiteka Imana, Imana izongera ikugarukeho. Aha rero Hoseya ahita avuga ngo muze tugarukire Uwiteka Imana. Niwe wadukomerekeje kandi niwe uzatwomora. Niwe wadukubise kandi niwe uzadukiza. Azaduhembura tumaze kabiri. Ku nshuro ya gatatu aduhagurutse. Bumvira Imana, bemerera Imana, bagendera mu nzira Imana ibashakamo, bagendera mu bushake bw'Imana. Imana ifata icyemezo cyo kugaruka ku buzima bwabo. Ahanga azaduhembura tumaze kabiri. Ese wowe umaze kangahe? Abako bahembuwe bamaze kabiri, wowe umaze kangahe? Ko ushaka guhemburwa umaze kangahe ku buryo ushaka guhemburwa? Ko ushaka kugirirwa neza n'Imana umaze kangahe? Nshuti bavandimwe, hari Imana yiteguye kuza kuguhembura. Hari Imana yiteguye kuza kugukiza. Ariko uri muntu ki? Ni ikihe cyemezo ufashe? Aba bahembuwe kubera ko bafashe icyemezo cyo kugarukira Uwiteka Imana. Nawe nugarukira Imana, iraza guhembura ubuzima bwawe. Nugarukira Imana, Imana iraza kugukiza. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Kansoreza aha, munyihanganire, icyo nakoze mbere cyari gifite isaha yuzuye, cyarangiye gipfuye, nticyabasha kugaragara. Murumva ko nasaye nakoresheje umwuka mwinshi cyane. Misemo gukora iki kigufi rero. Nshuti bavandimwe mwihangane, ariko nizeye ko Imana iraza guhaza kwifuza kwawe. Imana y'amahoro ibishimire, ihaze kwifuza kwanyu,
ibagwanira intambara izo muzi n'izo mutazi, ibohereza ubutabazi buturuka i Siyoni, ihaze kwifuza kwanyu. Kandi wowe urwaye Imana igukize, ikibazo ufite Imana igukize. Fata nimero ya telefone urayibona kuri sikirini, uhamagaye dusengane Imana, Imana izikore ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ibishimire, ndabakunda cyane. Shalomo, 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 shalomo.